Hello my friend, mumeze mute nizere ko mumeze neza. Turashima Imana. Ikaze kuri darc TV show. Turabashuje, twongeye kubaha ikaze, mukande subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi rero nishimiye kubabwira ku mukobwa witwa Jacky. Nishimiye kumuha ikaze. Nukuri uyu mukobwa yaranshimishije cyane. Umukobwa kuba rwose asigaye yipostinga avuga ibintu by'Imana ni ibintu byiza cyane dukwiye kwishimira nk'ababyeyi. Muramuzi rero, muzi amateka ye, murabona iyo foto iri imbere, murabona ukuntu yambaraga. Ariko ubu ngubu uyu munsi Jacky asigaye yambara imyenda myiza. Urabona ko asigaye rwose mu minsi mike araba ari pasiteri, ari umukozi w'Imana. Nukuri birashimishije, ni ibintu binejeje cyane, nta muntu n'umwe utabyishimira. Imana rero ihabwa icyubahiro. Jacky, tuguhaye ikaze, utangire usome Bibiliya, utangire usenge cyane, kuko buriya shitani bishaka gusubiza umuntu inyuma, shaka kumusubiza mu byo yahozemo. Buriya hari benshi bashaka kugusubiza inyuma, bashaka kugusubiza mu byo wahozemo, mu busambanyi, mu businzi, mu kabari. Kugira ngo buriya shitani yakwishimira kukizwa, oya. Ubwo shitani buriya aragerageza kugutega imitego myinshi kugira ngo usubire aho wahoze. Ariko Jacky, mukobwa wacu, rwose twishimiye ko waje mu rusengero ukaba warakijijwe umeze neza. Tuguhaye ikaze rero, ugume mu murimo w'Imana, ujye no muri korari, ubwirize, usome Bibiliya, usenge cyane, usengere n'abandi, usengere igihugu, usengere itorero. Ni ukuri nawe uzave mu mudiyakoni mwiza kandi uzave mu mubyeyi mwiza. Tuguhaye ikaze rero Jacky wacu, tuguhaye ikaze. Yewe mu buzima bugoye, ubuzima bubi cyane, arakubitika, ariko ni ukuri Imana yamuguhaye umugisha, ubwo yaguhaye agakira. Ubwami bw'Imana burahari, ubwami bw'Imana buragutegereje. Buriya gukizwa ni ikintu cyiza cyane. Iyo wakijijwe ukemera guhinduka, ukaba icyaremwe gishya, ukava mu byo wari urimo bibi bitahesheje Imana icyubahiro, buriya Imana iguha agaciro. Ikindi uhindurirwa izina. Iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya, burya ahindurirwa izina, akandika amateka mashya. Ubu Jacky wa kera ntago akiriho, ahubwo ubu hari Jacky mushya. Ubu Jacky wa kera ntago akiriho, wa mu Jacky twa tuzi wambaraga ubusa, wa mu Jacky wa kera twa tuzi utariheshaga agaciro, ubu ntago akiriho. Ubu dufite Jacky mushya. Yego, Imana rero ikomeze ikwagure mukobwa wacu, Imana ikomeze ikugirire neza, Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi, kandi Jacky Imana iguha zikakuyishyitsa gakiza. Yego, ijambo ry'Imana ribe muri wowe ryinshi, usome Bibiliya. Jacky, rwose turakwifuriza ibyiza. Shitani ntazakwishime hejuru wasubiye inyuma, oya. Ahubwo mukobwa wacu, utera imbere, uzamuke, ukore umurimo w'Imana uko bikwiriye, nk'uko bisanzwe. Ni ukuri ukore umurimo w'Imana, utangire kandi ushyiremo imbaraga, usenga ubwitsa. Mukobwa wacu, rwose ni ukuri turakwishimiye mu nzu y'Imana, turakwishimiye. Tuguhaye ikaze, tuguhaye karibu. Ikaze mu nzu y'Imana, niko tujya tuvuga ngo ikaze mu nzu y'Imana. Turakwishimiye kandi turagukunda. Natwe rero turakwishimiye kandi turagukunda. Ikaze mu nzu y'Imana, ukomeze ugubwe neza Jacky. Urabona ko Jacky, murabona ko ameze neza, urabona ko Imana yashyizeho ubwiza. Nuko ntazuminze neza ikanzu yambaye, ariko yambaye ikanzu ndende, ikanzu nziza y'abarokore, yabaye umurokore mushya, yabaye ago wamenya ko Jacky ari wa wundi usanzwe uziho kandi n'amagambo meza. Ifoto nayikuye hano uvuga amagambo meza, abwiriza ubutumwa. Ni ukuri biri kugenda biza. Mukobwa wacu, rwose komeza utere imbere. Nawe Yesu uri mu bo yapfiriye, kandi buriya ijuru ryavugije impundu. Iyo ijuru ryavukije umuntu rivuza impundu, mu ijuru bakishima, abamarayika bakaririmba, bakabyina, Imana ikanezerwa. Rero ni ukuri wishime, unezerwe uri mu nzu y'Imana, kandi Kristo aguha amahoro, kuko amahoro nicyo kintu kigaragaza ko umuntu yakijijwe. Nicyo kintu Yesu aha abantu. Kristo ikintu aha abantu be ni amahoro. Nta kindi kintu gikomeye Yesu ashobora kuguha igihe wakijijwe
uretse amahoro yo mu mutima. Amahoro rero atera umuntu kunyurwa, amahoro agatera umuntu kubaho mu buzima bunyuzwe, kubaho mu buzima adatinya ibintu by'isi oya, ahubwo akabaho mu buzima